barakwereka dutangira na filimi yacu. Hari umusore ndetse n'umukobwa bari kumwe. Umusore yabwiye umukobwa ati ndaza kuba ngutegereje. Turimo kubyumva neza ko umukobwa yagiye, umusore yahise akubita ku kibuno, bigaragara yuko no musore aturuka ibwami. Barakwereka mugenzi we yahise areba undi murinzi arangije avuga ati wow. Barakwereka wa musore yahise ava yarangije aramubwira ati ndabona wishimye cyane. Ati se biriya bintu ubundi ubikora gute ko biba bikoroheye? Barakwereka wa musore mugenzi we yahise amubwira ati ujye wibuka yuko ndi igikomangoma, ati rero biba bigomba kunyorohera. Barakwereka nanone twongere tugaruke ku rundi ruhande, turagenda dusobanukirwa. Barakwereka hari umupfumu wari uri aho ngaho, umwami nawe yari ari aho ngaho arimo gukorora cyane. Arangije abwira umupfumu wiwe ati nicyo urimo kubona? Umupfumu yahise areba ku ruhande. Barakwereka umwami yahise avuga ati ntiwirirwe wigora, tugerageza umbwira ubuzima kuko burimo kugenda buncika, ati kubera ko mu by'ukuri ndi kumva ntorohewe, ati ndi kumva bisa nkaho ngiye gupfa. Barakwereka umupfumu yahise amubwira ati nyakubahwa, ati rwose uko bigaragara ubuzima burimo kugenda bugucika, ariko mbabarire kuba nakubwira aya magambo. Barakwereka umwami mu by'ukuri uko ubuzima bwiwe buhagaze ntabwo ameze neza. Barakwereka umupfumu yahise atangira kumubwira ati nyakubahwa, ati niba bishoboka rero ushobora no gushaka uburyo ki wasiga uraza ingoma ukayiraga bukiri kare, kugira nuramuka upfuye bitazaba bibi, hatazaba intambara muri buno bwami bwawe. Barakwereka umwami yahise avuga ati ariko njye ndimo kwiyumva, ati yego ndumva ndembye cyane ariko ntabwo ari cyo gihe. Barakwereka umupfumu nawe yahise atangira kumubwira ati nyakubahwa. Barakwereka umwami yahise amubwira ati nta bindi bintu nkeneye, turabizi yuko uri umwizerwa imbere yanjye. Umwami yahise atangira gushimira wa mupfumu, aramubwira ati warakoze kuba warabaye umwizerwa, ati warakoze kuba warahaye amahoro ubwami bwacu, ati warakoze kuba waradusabiye imigisha ku Mana. Bigaragara yuko umwami yarembye cyane, bisa naho arimo kuraga ingoma cyangwa arimo kuvuga amagambo ye ya nyuma. Turagenda dusobanukirwa kubera iki bino byose birimo kuba, kubera iki twatangiranye na bariya basore babiri tubonye yuko umwami agiye kwitaba Imana cyangwa se umwami agiye gutanga. Barakwereka umupfumu yahise amubwira ati rero nyakubahwa, ati icyiza ni uko waza guhitamo muri bariya bahungu bawe babiri, menya ari ba basore twatangiranye. Ati rero ndifuza yuko uza guhitamo umusore uzakuzungura, ati akaba ari wowe mwami wa kino gihugu. Muri ako kanya umupfumu yahise agenda, umwami nawe asigara aho ngaho. Bigaragara yuko umwami isaha n'isaha yari kuza gutanga. Muri ako kanya rero umupfumu yahise asohoka, umwami nawe asigara aho ngaho, gusa yari arimo gukorora cyane. Bigaragara yuko ubuzima bwiwe butameze neza, arwaye cyane ndetse anarembye ku rwego rwo hejuru. Twongere tugaruke kuri wa musore twatangiranye. Uno musore amazina yiwe ni Nkosi, nawe avuka ibwami. Yari ari kumwe n'umukobwa bakundana bita Nandi. Nandi yaramubwiye ati ndagira ngo nkubwire yuko ndi uwawe wese. Barakwereka uwo musore yahise amubwira ati yego cyane my princess, ati uri uwanjye. Barakwereka umukobwa yahise amubwira ati njye ntabwo ndi princess wawe, ati vuba aha ngaha, ati ndifuza yuko uzambera umugore, ati mukuru wanjye nibaramuka bamuhaye ubwami akayobora buno bwami, ati nzahita nkugira umugore wanjye, noneho witwa iryo zina nari majije kuguhamagara. Barakwereka umukobwa arangije aravuga ati Mana nyagasani, ati sinjye uzarota icyo gihe kigeze, ati nkaba umugore wawe. Barakwereka wa musore yahise amubwira ati ndizeye yuko igihe kizagira njyewe nawe tukabana. Umukobwa aramubwira turavugisha ukuri. Umusore aramubwira ati yego bakira aho ngaho hari umurinzi wahise aza, arangije aravuga ati Nkosi. Umusore arangije aramubwira ati kubera icyo urimo kuza umpamagara gutyo? Umurinzi aramubwira ati barimo kugushaka byihutirwa, ati bwambi barimo kugushaka. Umusore arangije aramubwira ati barimo kunshakira iki se? Umusore aramubwira ati ntago mbizi. Barakwereka wa mukobwa bita Nandi aramubwira ati mva ati sheri genda wumve ibyo barimo kugushakira, ati tuzasubira ikindi gihe. Barakwereka wa musore bita Nkosi nuko nguko yahise yerekeza. Wa mukobwa witwa Nandi nawe asigara aho ngaho. Twongere tugaruke mu rugo nanone kwa Nandi. Mama wa Nandi yari arimo kumubwira ati papa wawe amaze iminsi yaragiye, mu by'ukuri ntabwo ndimo kumubona, ati baza iminsi 3 yose, ati twaramushakishije ahantu hose twaramubuze, sinzi ikibazo yaba afite. Barakwereka muri ako kanya karumuna ka Nandi karaje. Mama we yahise amubaza ati wabajije ahantu hose? Barakwereka karumuna ka Nandi kahise gatangira kuvuga ati ahantu hose namushakishije, ati nabajije n'abaturanyi bavuga yuko batigeze bamubona. Barakwereka mama wa Nandi yahise agira mu ubwoba. Barakwereka wa mukobwa uvugana Nandi yaravuze ati mama, ati hangane, ati kubera ko papa ashobora kuzagaruka. Mama we yaramubwiye ati mu by'ukuri, ati bana banjye ntabwo papa wanjye ajya agenda mare kino gihe, ati iminsi 3 yose ni menshi papa wanjye atarimo kuboneka. Barakwereka Nandi yaramubwiye ati mama gerageza gutuza, papa azagaruka nawe. Mama wa Nandi yari afite ubwoba bwishinga. Umugabo wiwe papa wa Nandi ndetse na papa wa karumuna ka Nandi yari amaze iminsi 3 baramubuze, kandi mu by'ukuri
ibyo bintu ntabwo byakundaga kubaho. Mama wa Nandi rero yari afite ubwoba, arimo kuvuga ati wasanga umugabo wanjye yarapfuye. Mama wa Nandi ngo yari yarabuze papa wa Nandi. Twongere tugaruke hano kuri Nandi, yari afite ubwoba bwinshi, yari yatumijeho Prince Nkosi. Barakwereka Nandi yari afite ubwoba bwinshi, arimo kurira yahungabanye. Barakwereka Nkosi muri ako kanya nawe yahise aza. Turaza kugenda dusobanukirwa, turaza kugira aho turi buze kubihuriza bino bintu. Ndagira ngo mwebwe muze gukurikirana gusa kano gafilimi n'ak'ubwenge. Barakwereka muri ako kanya Nkosi yahise aza asatira Nandi. Nandi nawe yari yataye umutwe, mama wiwe ibyo yarayamubwiye byamuteye ubwoba. Nkosi yahise aza arangije aramubwira ati sheri, ati byakugendekeye gute? Muri ako kanya Nandi yahise aza arangije afata Nkosi mu biganza, arangije aramubwira ati byagenze gute, kubera icyo utarimo kuvuga? Nkosi yahise avuga ati none se, ati ufite ikibazo cya bano barinzi, ati kubera icyo utarimo kumbwira? Nandi yahise amubwira ati umva, ati papa wanjye amaze igihe kinini yarabuze. Ati papa wawe waramubuze? Ati yego naramubuze. Nkosi arangije aravuga ati none se byari bisanzwe bibaho? Barakwereka Nandi yahise atangira kumubwira ati papa wanjye mu by'ukuri ntabwo yajyaga agenda ngo amare igihe kinini ari mu gasozi, ati ariko kuba yaramaze iminsi 3 tutarimo kumubona, 5 hose twaramushakishije. Barakwereka Nkosi yahise amubwira ati none se, ati ntabwo mwabajije abantu bashinzwe umutekano? Nandi yari yamubwiye ati ntabwo, 5 hose twaramubajije, ati byaranze. Nkosi arangije aramubwira ati mfata isheri, gerageza gutuza, ati ndaza gukora uko nshoboye rwose, papa wawe ndibuze kumugushakira, ati ndibuze kubwira mukuru wanjye aze kumfasha gushaka papa wawe. Barakwereka twongere tugaruke kuri wa musore bita Nkosi. Papa we yari yamutumiye ahangaha, arimo kumubwira ati mwana wanjye, turabona yuko mukuru wawe ari umurangare, ati mukuru wawe bigaragara yuko ari umwasama, ati mu by'ukuri ndifuza yuko ari wowe uzasigara urimo kuyobora buno bwami, ati ndifuza yuko ari wowe uzaba umwami. Ariko mu by'ukuri Nkosi we ntabwo abyishimiye, ntabwo yifuza kuyobora buno bwami, arifuza ko wa mukuru wiwe, amazina ya wa mukuru wiwe bamwita Tembi. Papa we yarimo kumubwira ati rero ntabwo nifuza yuko Tembi yazasigara ayoboye ahangaha, ati ndifuza yuko ari we wazayobora buno bwami. Barakwereka Nkosi yarabyumvishije, nta mpamvu yo gusubizanya n'umwami. Nkosi yahise amubwira ati yego nyakubahwa, ati ibyo umbwiye ndabyumvishije. Gusa Nkosi yahise yikangamo, yumvisha ibyo papa we yaramubwiye, amubwiye yuko yifuza yuko ari buzasigara arimo kuyobora ubwami, kandi mu by'ukuri abizi neza yuko afite mukuru wiwe bita Tembi ari we ugomba kuzasigara ari we urimo kuyobora buno bwami. Nkosi yarebye papa wiwe arangije yikangamo, muri ako kanya yahise agenda. Nanone twibuke Nkosi yijeje wa mukobwa bita Nandi yuko ari buze kumufasha gushaka papa wiwe. Bino bintu biraza guhurira hehe? Ndagira ngo tuze gukurikirana, biraza kugira aho biri buze guhurira. Kandi ikindi Nkosi twabonye yuko umwami amubwiye yuko ari we wifuza yuko yazayobora buno bwami, kandi afite mukuru wiwe bita Tembi. Barakwereka Tembi ndetse na Nkosi bari bicaye hano. Nkosi arimo kwaka mukuru wiwe ubufasha, arimo kumubwira ati muvandimwe Tembi, ati ndifuza yuko mpereza ingabo zikamfasha gushaka papa uriya mukobwa. Barakwereka Tembi yahise amubwira ati ariko shati, kubera icyo ugira ubugoryi bwinshi cyane, turabona ingabo zanjye ari zo gushaka papa w'umukobwa mukundana. Tembi yahise akomeza kumubwira ati umva nkubwire murumuna wanjye, tugomba kwitwara nk'umwana uvuka ibwami. Agakobwa nka kariya ntabwo kagomba kukumenyera, ati ni agakobwa gaciriritse wanakareka. Nkosi yahise avuga ati umva nkubwira, ati brother, ati twaganira ibindi, ariko kure kuri uriya mukobwa byo nta nubwo byanshobokera. Bakira aho ngaho hari umurinzi wahise uza, arangije araza arababwira ati nyakubahwa, ati muri kano kanya tuvugana, umwami bishobora kuba bitagenze neza. Barakwereka Tembi arangije aravuga ati ntabwo bigenze neza, ushatse kuvuga iki? Umurinzi yavuze ati mumbabarire, ati ariko umwami ashobora kuba apfuye. Barakwereka bahise barebana muri ako kanya, bahise bagenda birukanka. Mu by'ukuri twabibonye yuko umwami yari amaze igihe kinini arwaye, ndetse ubona yuko yarembye cyane. Muri ako kanya Nkosi ndetse na Tembi bahise bajya kureba ibyaba bibaye kuri papa wabo. Muri ako kanya harakwereka abaturage bari aho ngaho ibwami barimo kurira, ubona yuko bacitse umugongo. Mu by'ukuri ibintu bitagenze neza uwo munsi. Menya umwami akaba papa wa Tembi ndetse na Nkosi yari yatanze. Barakwereka Tembi ndetse na Nkosi bari aho ngaho. Barakwereka hari umusore w'inshuti ya Nkosi wari uri aho ngaho, arangije
arangije atangira kwihanganisha Nkosi, arangije aramubwira ati wihangane, ati kubura papa wawe ntabwo ari ibintu byoroshye. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati yego nta kundi byagenda. Barakwereka uno musore mu by'ukuri ashobore kuba nawe ari inshuti ya Nkosi. Nkosi yagumye aho ngaho ubona yuko ababaye cyane, ndetse bigaragara yuko anasigaye aho ngaho wenyine. Barakwereka ndetse hari n'abandi bakozi b'ibwami nabo bari aho ngaho, bigaragara yuko bababaye cyane. Muri icyo gihe umwami ntabwo byari byagenze neza, umwami yari yatanze. Gusa nanone iyo umwami atanze gutya biba bibaye nk'amahirwe cyangwa bibaye amahire ku bana biwe, bahita batoramo ushobora kuzasimbura umwami. Barakwereka n'umwamikazi yari ari aho ngaho arimo kurira. Gusa nanone icyo mwamenya, uyu mwamikazi ntabwo ari we ubyara Nkosi. Nkosi mama wiwe yari yaritabye Imana, Nkosi akiri umwana mutoya, ariko Nkosi nanone yareranywe na Tembi n'umubyeyi niwe wareze Nkosi, ndetse amurerebana n'uriya musore wundi twabonye bita Tembi, ndetse Nkosi yita na mukuru wiwe. Barakwereka ibwami abantu bose bararize. Twongera tugaruke nanone kuri mama wa Tembi ndetse na Tembi. Barakwereka mama wa Tembi yahise atangira kumubwira tumva mwana wanjye, turabona yuko umwami yatanze, ikigiye gukurikiraho ubu ngubu tifuza yuko ari wowe uzasigara urimo kuyobora ubu bwami, kubera ko nta wundi muntu ugomba kuyobora buno bwami. Ati ibyo ngibyo urimo kubyumva neza? Ati mwana wanjye ntuhereranwe n'agahinda, ati tangira utekereze, tutangire kwibanda ku buryo ki uzayobora buno bwami. Mu by'ukuri Tembi nawe bigaragara yuko byamubabaje cyane kubura papa wiwe, ariko mama wiwe ikimushishikaje ni ukubwira umwana wiwe agatangira gutekereza uburyo ki azasigara arimo kuyobora buno bwami papa wiwe yari amaze gusiga. Gusa wibuke neza, papa wa Tembi yari yavuze yuko yifuza ko ari Nkosi azasigara arimo kuyobora buno bwami, ndetse papa wa Tembi yari yabwiye Nkosi ati ndifuza yuko ari we wazasigara urimo no kuyobora. Gusa Nkosi we yifuzaga yuko mukuru wiwe Tembi ari we uzasigara urimo kuyobora buno bwami. Barakwereka muri ako kanya umwamikazi yabwiye Tembi ati ndifuza yuko ugomba gutekereza uburyo ki uzasigara urimo kuyobora ubu bwami, ati reka guheranwa n'agahinda, ugomba kuba umuntu w'umugabo. Umwamikazi mama wa Tembi ni uko nguko yahise agenda, ndetse Tembi nawe asigara aho ngaho. Tembi yahise ahamagara umurinzi, arangije aramubwira tumva, ati hari ikintu nifuza yuko uri buze kumfasha, ati hari umuntu ngiye kugutuma, ndifuza yuko turi buze guhurira ahantu. Barakwereka Tembi yahise abwira umurinzi, aramubwira ati tuze guhurira aha n'aha, hari umuntu Tembi yahise atumaho. Barakwereka Tembi muri ako kanya yahise aza kugera ahure n'uwo muntu yari amajije gutumaho. Barakwereka ni nandi wari uri aho ngaho, nandi mu gihe yari ahagaze aho ngaho hari uwaje, arangije atangira kuvuga ati ati my love, ati nari ngukumbuye cyane. Nandi ahindukiye yahise abona ari Tembi, arangije aramubwira ati uri umusazi, ati urimo gukora icyaha ngaha. Barakwereka Tembi arangije aravuga ati narinje guhura nawe, ati narinje guhura n'umuntu uzaba umugore wanjye. Nandi arangije aravuga ati ariko uri umusazi, turabizi yuko ngewe nkundana na murumuna wawe, kubera icyo ushobora gutekereza ibintu nk'ibyo. Barakwereka Tembi arangije aravuga ati kuba uteretana na murumuna wanjye ariko ntabwo byagukuraho kuba waba umugore wanjye, ati kandi ikindi urabizi neza yuko ari ngewe ugiye kuba umwami. Ati ibyo bintu se si ubizi neza? Ati none se ugiye gukatira umwami, ugiye gukundana na murumuna w'umwami? Ati urifuza kuba umugore uri aho ngaho uciriritse w'ibwami? Barakwereka Nandi arangije aramubwira ati ngewe ibyo ngibyo byo kuba umwami kwawe ntacyo bimbwiye, ati ariko uri umusazi, ati ngewe nkundana na murumuna wawe, ati rero ibyo bintu urimo kunkangisha byo kuba umwami ntacyo byaba bimbwiye. Barakwereka Tembi arangije aramubwira ati ariko yewe mukobwa ureka kwijijisha, ati nawe ndabizi urimo kunshaka, ati cyo ureka kwijijisha. Nandi arangije aramubwira ati ariko uri umusazi, ati ngewe ntabwo nshobora gukundana nawe kubera ko ngewe nkundana na murumuna wawe. Barakwereka Tembi yahise amubwira ati ni ngewe mwami, kandi ni ngewe mwami w'inaha ngaha, ni ngewe ugomba guhitamo nk'umugore ngomba kubana nawe, nta wundi muntu ugomba kumpitira nk'umugore ngomba kubana nawe. Ati ngiye kuguhereza igihe ugenda ubitekerezeho, ngewe nawe tuzabane. Barakwereka Nandi muri ako kanya yahise yigendera, ariko Nandi mu gihe yari agiye Tembi yahise amubwira ati papa wawe ni ngewe umufite. Nandi yahise ahagarara muri ako kanya, arangije asubira inyuma. Nandi yahise yikangamo, arangije azareba Tembi, arangije aramubwira ati excuse me, ati wari uvuze ngo iki? Atuvuze ngo iki?
barakwereka Tembi yahise amubwira ati ibyo mvuze urabyumvishije, ati papa wawe ni njyewe umufite. Nandi arangije aramubwira ati ariko se kubera icyo urimo kunkora ibi ngibi. Barakwereka Tembi arangije aravuga ati erega ndifuza yuko uba umugore wanjye, ndifuza yuko uba umwamikazi, we ntabwo uri kumva ubikunze. Ati rero uri buze guhitamo hagati yanjye, ati na hagati ya murumuna wanjye, ati cyangwa uhitemo hagati ya papa wawe ndetse nawe, icyo uri buze guhitamo. Ati niba papa wawe agomba gupfa cyangwa niba uri buze guhitamo kuza kumbera umugore, ati ibyo ndimo kuguporopoza biroroshye, ugomba kuza ukambera umwamikazi, noneho papa wawe nkamugusubiza. Barakwereka Tembi nta kongo yahise yigendera muri ako kanya. Tembi yaporopoje no mugore bita Nandi yuko agomba guhitamo kubana nawe akari kuri ya murumuna wiwe bita Nkosi. Barakwereka nanone twongere tugaruke hano mu rugo kwa Nandi. Nandi yarari hano mu rugo, barakwereka Nandi yaraje abibwira mama wiwe. Mama wiwe yatangiye kumubwira ati mwana wanjye, ati banza ugende uture murumuna wawe. Ariko mama wa Nandi bigaragara yuko nawe amakuru yamugezeho yuko papa wa Nandi, wa muhungu uvuka ibwami ndetse wa musore warangije kuba umwami ari we bita Tembi, ari we ufite papa wa Nandi. Barakwereka mama wa Nandi yahise atangira kumubwira ati mwana wanjye, ati ntabwo ugomba guhitamo umusore mwahuye ukuze, ati papa wawe yarakubyaye, ati papa wawe yarakureze urakura, ati wabaye umukobwa w'inkumi, ati rero ugomba guhitamo. Barakwereka Nandi arangije amubwira ati ariko mama nkunda uriya musore. Barakwereka mama yarangije amubwira ati ariko ukunda uriya musore mwibiki, ati njye ntabwo ndimo kubyumva, ati ubwo ngubwo nyine uhisemo agasore aho guhitamo umuryango wawe, ese ari wowe Nandi wahitamo nde? Barakwereka Nandi nanone yahise yongera agaruka kuri wa musore bakundana, arangije aramubwira ati shiri, ati kubera iki nakubwiye kunshakira papa ukaba utari kumushaka? Kose yahise amubwira ati ntabwo binyoroheye. Barakwereka Nandi arangije aramubwira ati nanjye ntabwo binyoroheye, ati ubu ngubu ngiye guhitamo nanjye, ati sinzi ibyo ngiye guhitamo. Barakwereka Kose arangije aramubwira ati mfashiri, ati gerageza gutuza, ati gerageza gutuza, papa wawe mbirimo nzagerageza kumushaka, ati nubwo mukuru wanjye yanyimye abarinzi bo kumfasha gushaka papa wawe, ariko njye nzabikora ku giti cyanjye, ati nubwo bizantwara igihe ariko njyewe nzagufasha gushaka umubyeyi wawe. Barakwereka Nandi yagize ubwoba bwo kubwira uno musore bita Kose yuko mukuru wiwe ari we ufite papa w'uyu mukobwa. Gusa no mukobwa arangije aramubwira ati sheri, ndabizi yuko papa wanjye urimo kumushaka, ariko mu by'ukuri mfite ubwoba kubera ko papa wanjye bashobora kuzamwica abantu bamufite. Kubera iki ibyo bintu utarimo kubyumva? Ati papa wanjye naramuka yitabye imana urumva bizagenda bite? Barakwereka Kose arangije aramubwira ati gerageza gutuza, ati bigenze gake ya papa we nta muntu uzamwica. Nandi arangije aramubwira ati mfite ubwoba bwinshi cyane, mfite ubwoba yuko papa wanjye ashobora kugirirwa nabi. Gusa Kose we ntabwo azi birimo kugenda mbere, ntabwo azi yuko mukuru wiwe yashatse gutereta uno mwana w'umukobwa bita Nandi, yifuje kumutwara umugore. Gusa Nandi nawe yanze kubibwira Kose yuko mukuru wiwe yashatse kumutereta. Kose yahise abwira Nandi ati gerageza gutuza mukunzi, ndabizi yuko ibintu bizagenda neza, ndabizi yuko umubyeyi wawe azaboneka. Barakwereka nanone Nandi yabonye nta yandi mahitamo, yahise aza kureba wa musore bita Tembi. Nandi yarari hano ategereje wa musore bita Tembi, yahise aza kugira hure na Nandi. Barakwereka Tembi akimara kugera aho ngaho Nandi yahise amukubita urushyi, gusa umurinzi yaragiye kuza. Tembi arangije aramubwira ati buretse gatoya, ati buretse gatoya uyu nguyu ndaza ko mwifasha. Barakwereka Nandi yari yarakaye cyane. Tembi nawe bigaragara yuko ari umusore w'umuribwe. Arangije areba Nandi arangije aramubwira turifuza iki yewe muko, aturifuza iki? Ati ni iki ngiki warumpamagaye kugira nkubite urushyi. Barakwereka Nandi arangije aravuga ati ari kuri muzima, ati kubera icyo urimo gukora bino bintu urimo gukora, ati kubera icyo urimo kuduhemukira, ati Kose bino bintu urimo gukora, ati yaba bizi yuko uri umuhemu bigeze ahangaha, ati njyewe murumuna wawe ndamukunda kandi nawe arankunda. Barakwereka Tembi arangije aravuga ati niba ukundana na murumuna wanjye njyewe ibyo ntacyo bindebaho, ati kandi ni njyewe ufite ububasha hejuru ya murumuna wanjye, ati muri kino gihugu ni njyewe ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi bantu bose. Ati rero ati ibyo ngibyo byo kunkangisha ngo murumuna wanjye niba yabaze yuko ndimo kugerageza kwifuza kubana nawe, njye ntacyo byaba bimbwiye. Barakwereka Nandi arangije aravuga ati kubera icyo uri inyamaswa. Barakwereka umurinzi nawe yageragezaga nyine kubegera kugira shebuza bataza kumukoraho. Barakwereka Tembi arangije areba Nandi arangije araseka. Tembi arangije yegera imbere arangije aramubwira ati umva nkubwire Nandi,
ati uri buze guhitamo, ati uraza guhitamo uriya musore, ati cyangwa uhitemo papa wawe, ati kandi ikindi wibuke ko buno bwami ari njyewe muyobozi wabwo, ati ntabwo uzigera ubana na Nkosi mwishimye mu gihe buno bwami bwa kino gihugu ari njyewe uzaba ubuyoboye, ati niba wifuza guhangana njyewe namwe ubwo tuzahangana. Barakwereka wa musore bita Tembi yahise aza aho ngaho, nandi nta kindi kintu yari gukora, yahise yemera kubana na wa musore bita Tembi kugira ndetse na wa musore bita Nkosi batazamuhemukira, hatazagira ikintu kibi kizamubaho. Barakwereka wa musore bita Tembi muri ako kanya nyine nandi nta yandi mahitamo yari afite, yahise yemera kubana na wa musore bita Tembi, ariko kubera agahato k'uyu musore, uno musore yari yafashe papa wa Nandi. Barakwereka wa musore bita Nkosi yaraje arangije aramubwira ati muvandimwe, ati nakoze ubukwe, ati ndagira ngo nkwereke n'umugore wanjye, ati mfite umugore mwiza w'agatangaza mwa kino gihugu. Arangije aravuga ati mucurangisha murumuna wanjye yageze hano. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati ati umuvandimwe wanjye ararongoye, ati bino bintu ni ibya danje mwana. Barakwereka muri ako kanya nyine bari bakoze ubukwe, abaturage bose bari aho ngaho. Barakwereka Nkosi baramubwira ati hura n'umugore wanjye. Nkosi yahise yikangamo abonye ari Nandi yagiye kuvugana na Nkosi. Barakwereka cya Tembi cyaramubwira ati buretse gatoya turimo kujya hehe. Barakwereka Nkosi akimara kubibona yahise yikangamo, umutima umuvamo. Nandi nawe yahise abona mu by'ukuri yuko Nkosi ibintu bitagenze neza. Barakwereka cya Tembi cyaramubwira ati gerageza gutuza, ati reka tubyine, ati ubu ngubu ni njyewe ugufite, ati murumuna wanjye namugukuyeho, ati murumuna wanjye rero wikomeza kumutekerezaho cyane. Barakwereka cya Tembi cyagumye aho ngaho. Twongere tugaruke kuri Tembi nanone, yari ari kumwe n'abandi bayobozi bo mu gihugu. Abandi bayobozi bo mu gihugu bari bafashe umwanzuro, bari kuvuga ati ubwo Tembi warongoye rwose, ati ni ibintu by'agaciro, ati ni ibintu bya danje, ati rero niba warongoye ni wowe ugiye kuyobora buno bwami. Barakwereka mama wa Tembi nawe wari ari aho ngaho, arangije aravuga ati rwose umwana wanjye murabizi yuko ari we mwana w'imfura muri uno muryango, ati rero kuba yayobora kino gihugu cyangwa se akambikwa ikamba ry'ubwami ntacyo byaba bitwaye, kubera ko we n'ibyangombwa byose arabyujuje. Kuri ubu ngubu umwana wanjye ni umugabo, afite umugore, ati kandi murabona neza yuko ari we muntu mukuru kandi ufite n'ubushobozi bwo kuba yayobora ubwami. Barakwereka abandi bayobozi barangije baravuga ati rwose cyane umugabekazi, ibyo urimo kuvuga birumvikana. Twongere tugaruke kuri wa musore bita Nkosi, yahise aza kureba Tembi yasinze. Barakwereka Tembi arangije amubwira ati petit frere, ati wabaye iki, ati wasinze cyane. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati we warampemukiye, wantwaye umukobwa nakundaga cyane, watwaye ubwami bari barandaze, ibintu byose warabintwaye, ati wowe uri ikigwari, nagufashe nk'umuvandimwe wanjye, ngufata nk'inshuti yanjye, ndakwizera, nizera yuko udashobora kumpemukira, nizera yuko udashobora no kunca inyuma ngo byibura untwarire umukobwa nakundaga, ati byibura si iyo uza gutwara ubwami ugatwara ubuyobozi bwawe, ariko umukobwa nakundaga ukamundekera, kubera iki wampemukiye bigeze hariya kariya kageni, ati umutima wanjye ubu ngubu uraremerewe, sinzi uburyo ki nzashobora kubaho mwabona ubuzima ntafite uriya mukobwa bita Nandi. Nandi niwe wari ugize ubuzima bwanjye, Nandi niwe watumye ndeka ibyo ari byo byose, Nandi niwe watumye ndeka buno bwami. Barakwereka Tembi arangije aramubwira ati umva, ati nkubwire, ati wisazwa n'umukobwa, ati wisazwa n'agakobwa nka kariya, ati gerageza utuzi, ati urabizi neza yuko uri igikomangoma cya buno bwami, ati uracyari umuvandimwe wanjye, nta kintu na kimwe kigeze kiba, ati wifata nkaho kariya agakobwa bita Nandi rwose ari ikintu cya danje wabuze mu buzima bwawe, ati reba ukuntu kahise kagusiga mu kanya nk'ako guhumbya, ati nako bigaragara yuko katagukundaga, kabonye yuko ndi umwami gahita kagusiga muri ako kanya, ati kubera iki ibyo bintu utarimo kubyumva, ati kubera iki utarimo kumva yuko uriya mukobwa atagukundaga. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati hari ikindi kintu, ati uriya mukobwa sinzi ibindi bintu waba wamukoreye byatumye anyihinduka muri kano kanya. Barakwereka Tembi yarangije aricara kugira avugane na murumuna wiwe.
Mu by'ukuri Tembi yabonaga murumuna wiwe yasinze cyane. Barakwereka Tembi yahise atangira kubwira murumuna wiwe ati uriya mukobwa nabo ameze nk'abandi bakobwa bose, ati ni umukobwa ushobora kubona umusore w'umukire cyangwa se umusore urenze ku musore bakundanaga agahita yifuza ko yahita akundana n'uwo musore. Rero kuba uriya mukobwa yakwanze wikomeza kubigira intambara cyangwa se ngo ukomeze wibabarize umutima wawe ubusa. Ati iyo uza kuba umwami uriya mukobwa ntabwo yari kuba yarakwanze. Ati rero kubera ari njyewe wabaye umwami niyo mpamvu uriya mukobwa yahise akwanga, noneho agahitamo njyewe nta mbaraga nyinshi ntegeze nshiramo kugira nkundane n'uriya mukobwa. Kandi niba ugira ngo ndimo no kukubeshya uzashake uburyo cyuganiriza uriya mukobwa urebe niba ubu ngubu yaba akigukunda. Kuri ubu ngubu uriya mukobwa ni njyewe yarangije guhitamo, kandi wanabibonye neza yuko njye n'uriya mukobwa twashyingiranywe. Barakwereka wa musore bita Nkosi yahise atangira kumubwira ati umva Garafrere, ati reka nkubwize ukuri, yaba wowe ati yaba n'uriya mukobwa ati muramemukiye cyane. Sinzi ikintu waba warakoze uriya mukobwa, ariko mu by'ukuri uriya mukobwa ibyo yakoze niwe wabigizemo uruhare cyane, ntabwo ari uriya mukobwa wabigizemo uruhare. Barakwereka Nkosi mu by'ukuri yihanganiye uno mukuru wiwe, yihanganiye kureka ubwami, ntabwo yari afite inyota yo kuyobora buno bwami. Ibintu byose yarabiretse byibura kugira rebe uburyo ki yazakomeza kwikundana n'uriya mukobwa bita Nandi. Gusa uno mukuru wiwe bita Dembe yaramuhemukiye cyane, yashimuse papa wa Nandi. Gusa uno musore bita Nkosi we ntabwo abizi. Nkosi azi yuko nyine bamugambaniye uriya mukobwa, gusa yikundiye uno musore bita Tembe kubera ko yabaye umwami, ntabwo azi kirimo kujya mbere. Uyu musore bita Nkosi nyine yakomeje kubaho mu gahinda ndetse atangira no kujya asinda bya hato na hato. Barakwereka Tembe arangije aravuga ati sha nyamara ubwo buzima watangiye kwihabwa ubusinzi ntabwo ari sawa. Barakwereka Nkosi hari aho yahise aza mu cyumba. Barakwereka ni icyumba wa mukobwa bita Nandi yari aryamyemo. Barakwereka Nkosi yahise aza n'agahinda kenshi ndetse n'amarira menshi ku maso. Barakwereka Nkosi yagerageje kuvugisha Nandi. Nkosi byonyine kureba umukobwa Nandi asinziriye yumvaga nabyo ari ibintu by'agaciro. Barakwereka Nandi yabonye Nkosi ageze mu cyumba cyiwe, Nandi yahise abyuka atangira gutuka Nkosi nkaho wagira ngo nta n'ahantu baziranye. Mu by'ukuri Nandi nawe byagaragaraga yuko yabaye umukobwa wahindutse. Barakwereka Nkosi yahise atangira kubwira Nandi ati Nandi byakugendekeye gute? Ati ni ikihe kibazo wagize? Ati kubera iki wanyihindutse bigeze aha ngaha? Ati kubera iki urimo kumbwira nabi? Ati kubera iki utakinyitaho? Kubera iki utakinyinkunda? Ati kubera iki wanyanze ugahitamo kubana na murumuna na mukuru wanjye? Ati kubera iki wankoze bino bintu byose? Kubera iki watumye bino bintu byose biba? Ni iki naguhisha? Ati ni iki ntakubwiye muri buno buzima? Barakwereka Nkosi yari yababaye cyane, mu by'ukuri afite agahinda kenshi. Nkosi yakomeje kubwira Nandi ati mbwira, ati ni iki nagukoreye? Barakwereka Nandi yahise atangira kubwira Nkosi ati nanjye nta yandi mahitamo nari mfite, ati nagombaga gukundana na mukuru wawe. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati none se ni ukubera iki nyine wahisemo gukundanamo na mukuru wanjye? Nandi aramubwira ati umva nkubwira, ati ni ibintu byumvikana, ati mukuru wawe ni umwami, ati wowe uri umuntu usanzwe. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati njye ntabwo nari nitaye ku by'ubwami, ati njyewe umuntu nari nitayeho yari wowe gusa, ati ibyo kuyobora njye rwose ntabwo nari mbyitayeho. Barakwereka Nandi arangije aramubwira ati umva nkubwire Nkosi, ati ibyanjye nawe byararangiye, ati iby'urukundo rwanjye nawe byararangiye. Ushatse ubu ngubu wareka no kujya untekerezaho, ati ugashaka ibindi bintu uzajya utekerezaho, kubera ko ubu ngubu tuvugana njyewe narangije kuba umugore w'undi mugabo. Rero ibyo kugumya utekereza yuko njyewe nawe dushobora gukundana, ubu ngubu ndimo kubana na mukuru wawe, hari icyo utarimo kubona? Ati ntabwo ubona yuko nabaye umugore w'umugabo? Ati byihanganire, ati wihanganire ibyo nakubwiye, ati wihanganire amasezerano nagusezeranyije. Nkosi arangije aravuga ati Nandi, ati bino bintu ati ntabwo urimo kubivuga, ntabwo numva yuko ari wowe urimo kumbwira no magambo yose. Turabizi amasezerano njye nawe twagiranye, urabizi uburyo ki twakundanagamo. Nandi arangije aravuga ati umva nkubwire Nkosi, ati urukundo rurarangira, ati ibintu byose birarangira hakaza ibindi bishyashya. Ati niba narabonye urundi rukundo rushyashya, ati niba narabonye mukuru wawe akaba ari we nkundana nawe, ati kubera iki ibyo bintu utarimo gushaka kubyumva? Ati urashaka nkubwire yuko mukuru wawe se yaje akantera ubwoba? Turashaka nkubwire iki? Ati mukuru wawe impamvu twakundanye ni uko nawe namukundaga. Barakwereka Nkosi arangije aravuga ati ndabizi neza mukuru wanjye ntabwo wamukundaga, ati ndabizi yuko ari njye ukunda, ahubwo mbwira impamvu yatumye ukundana na mukuru wanjye.
barakwereka Nandi mu by'ukuri nawe bigaragara yuko yakundaga Nkosi, gusa Nandi yarebye Nkosi arangije aramubwira atumva ati ntabikubwiye, ati nta yandi mahitamo mfite, mukuru wawe twarangije gushyingirwana, ndi umwamikazi wa buno bwami kandi ayo mahirwe ntabwo ngomba kuyitesha, ati ngomba kuba umwamikazi wa buno bwami, ati wowe ugomba gufokasinga ku bundi buzima narimo ugashaka n'undi mukobwa mwakundana, ntabwo ari njye mukobwa njyenyine uri muri buno bwami mugomba gukundana. Nkosi yarebye Nandi, yarebye amagambo arimo kumubwira, Nkosi yahise atangira kurira. Nkosi yakundaga Nandi cyane. Nkosi yarebye Nandi arangije aramubwira ati ntabwo ari urimo kumbwira ibi ngibi. Nkosi byaramurenze, abona ubuzima bwiwe nyine ari aho ngaho burangiriye, abona umukobwa yari yarakunze n'umutima we wose. Nkosi yaremeye kureka ibindi bintu byose, yaremeye no kureka iby'ubwami, yaremeye guta byose kugira akundane n'uyu mukobwa bita Nandi. Byose Nandi yahise abiterera inyuma, ntiyabyitamo, ahitamo gukundana na mukuru wa Nkosi. Barakwereka muri icyo gihe rero Tembe yahise arikura papa wa Nandi kugira nyine n'ubundi Nandi yari yarangije kuba umugore wa Nkosi. Barakwereka papa wa Nandi yaratashye, mama wa Nandi arangije arishima cyane, arangije aravuga ati mugabo wanjye, ati byari iby'agaciro kuko ubona ati nari narakubuze. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri wa mukobwa bita Nandi ndetse na Tembe. Barakwereka Tembe bahise batangira kumwambika ikamba ndetse batangira no kumuhereza ibirangantego by'igihugu ndetse banishimiwe n'abaturage. Wa musore bita Nkosi nuko nguko yabuze umugore yakundaga, umukobwa yakundaga ndetse anabura n'igihugu yifuzaga kuyobora, ndetse papa we yajya no kwitaba Imana yari yanzuye yuko Nkosi ari uzayobora igihugu. Gusa Nkosi kubera ko yakundaga umukobwa yahisemo kureka byose kugira akundane n'umukobwa, birangira n'umukobwa yakundaga amuboza, ahubwo umukobwa agiye kwikundanira na mukuru we bita Tembe. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Iyi yari Big Move, kora subscribe kugira izindi filimi ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zitazagucika. Kanda like ndetse unasangiza abandi, unatubwire muri comment uburyo ki mwumvishe kano gafilimi cyangwa se uburyo mwumvishije inkuru nk'iyi ngiyi. Izindi nkuru ndetse n'utundi dufilimi twiza nk'utu ngutu nakagaruka. Ciao ciao.